ni gahunda mbese yo ni gahunda yo kunamira Sisi Evariste. So buri wese yeze rero yisanzure amuvuga uko amuzi mbese nuko nyine nikiriyo buri wese azi kwisanzura nta kibazo rwose. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndi Madamu Rwigara Adeline Rwigara, ndi Kigali mu Rwanda. Ndagira ngo mvuge ku muvandimwe watabarutse kandi inshuti, Sisi Evariste. Sisi Evariste twarabanye, hari igihe kinini twaturanye, ndetse hari igihe ibipangu byacu byari bifatanye rwose, twaraciye n'icyanzu kugira ngo umwe ajye mu rugo rw'undi bitamugoye. Rero ndamuzi, muzi nk'umugabo mwiza, muzi nk'imfura, muzi nk'umugabo w'intwari, muzi nk'umugabo sage mu kinyarwanda ngira ngo hari navuga ngo ni ubwitonzi burimo n'ubwenge bwinshi. Muzi nk'umugabo très calme, utuje. Muzi nk'umugabo w'umukozi cyane, ibyo ngira ngo umuntu wese arabizi ukurikije uruganda rwe, ukurikije ama etablissement Sieva ni naryo zina twamwitaga. Muzi nk'umugabo wagiye mu mwuga wo kwikorera, ari n'umu intellectuel, yarize amashuri menshi. Ibyo byose mbizi nk'umuntu twaturanye kandi twabanye neza cyane, waje kugira ibibazo nkatwe twese, azira ubwoko, azira n'ibye, ahigwa muri 90 ahunga, Imana iramurokora. Muzi rero mu buryo nk'ubwo. Uyu mwanya nkaba nagira ngo nihanganishe umugore n'abana, umufasha we n'abana be bakomere cyane. Ntabwo intwari ipfa cyane iyo isize izina ryiza. Asize izina ryiza kuko yabanye neza n'abantu, kandi Imana yamuhaye umugisha imuha abana. Abana rero ni umuntu ubwe ubariho. Gusa ndababaye cyane, numvise iyi nkuru ncika umugongo, ngira agahinda kenshi. Nahise nsubiza amaso inyuma ndeba abo ba homme d'affaires, abo bacuruzi bari bakomeye bo muri kiriya gihe, mbona yuko bisa naho birangiye. Ndavuze ngo imfura zirashize. Umugani wa ya ndirimbo ati imfura zirashize. Ariko ntabwo abantu b'Imana bajya bashiraho. Eliya yigeze abwira Imana ati ndahunze. Imana yari imubajije turajya hati ndahunze, mpunze Yezebeli na Ahabu, nanjye bagiye kunyicura, bizi ko abahanuzi bawe bose babishe. Imana iramubwira iti byihorere, ceceka, nifite 7,000 bitapfukamiye bari, ahubwo imuha amabwiriza y'ibyo agiye gukora. Ndabizi ko Imana yifitiye abandi, ariko ku maso y'umwana w'umuntu nka Eliya uko yabibonaga, ndabona imfura zishize. Ariko Imana izi impamvu. Ndashima Imana ko nabashije kumuvugisha arwaye atararemba, tugasubira mu bya kera, tukaganya, tukibuka ubuzima bwa kera, tunezerewe, dukora, twinjiza, tufitanye ubumwe n'urukundo rudasanzwe, turi muri ubwo buzima. Uyu munsi turongera tubona ukuntu arimo iyo mu mahanga,
n'umuryango we, natwe turi ino, ntawe ushobora kubona undi, tugira agahinda. Nari mfite ibyiringiro, narasenze ninginze Imana, nari mfite ibyiringiro yuko azazanzamuka agakira, ariko turakira ugushaka kw'Imana, kuko Imana yacu izi impamvu, ntigirwa inama, ntigisha inama, ntawibaza, icyo yemeye tugomba kucyakira. Ndagira ngo nsabe umufasha we n'abana be baba abagabo nyabagabo, baba intwari, baha agaciro izina rye, rwose ndabibasabye kandi Imana izabibashoboza. Nzi ko afite umufasha w'intwari cyane cyane, ndetse baba intwari, abana mu b'intwari, abana ntimuheranwe n'agahinda, mukomere. Ibi bihe ni iby'umwijima ndabizi cyane, ariko mukomere, mu ijuru hari Imana itabara. Rwose mube abana beza, kandi mwihangane, mukomere. Abantu babari hafi ndababaye, abari kure ntacyo dushoboye, ariko ababari hafi kuri mubahumurize, kandi mwese muhumure, bavandimwe ba hafi n'abakure, abakiriho, inshuti za hafi n'iza kure, mukomere. Dufite Imana, mukomerere Mwami Yesu. Rero no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, bibasabiye mu izina ryera rikiranuka kandi rikiza Yesu Kristo, amen. Banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza kuri radiyo televiziyo Ubumwe kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Uyu munsi rero dufite ikiganiro, cyangwa se dufite umwanya udasanzwe cyane, ko umuyobozi wa radiyo televiziyo Ubumwe Madame Esperance yagize ibyago. Turi hano rero mu kiriyo, turi hano mu kwifatanya nawe. Nta magambo akwiye twamufashisha, nta ndirimbo zikwiye twaririmba, nta marira akwiye twarira kugira ngo tube twamuhoza. Ariko nk'abavandimwe no mu Kinyarwanda, turi hano kwifatanya nawe, turi hano kubwe n'ubw'umuryango we, turi hano nk'Abanyarwanda, turi hano nk'abavandimwe kugira ngo tumukomeze kandi tumubwira ngo niyihangane, turi kumwe nawe, ntabwo ari wenyine. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi ntabwo ari njyewe Pascal Manirakiza muri kumva kuri mikoro gusa waje, ahubwo nazanye n'abavandimwe. Kandi rero iki ni ikiganiro cya mbere, tuzagumya kuganira ku muvandimwe twatakaje, tuzaguma kumwibuka, tuzaguma kubana n'umuryango we. Rero amarembo arafunguye. Wowe waba umuzi, wowe waba wifuza kugira icyo wavuga, wakwandikira radiyo televiziyo Ubumwe, wakwandika muri komanteri, wakwandika aho musanzwe hose munyura, ni karibu, uwo muryango urafunguye. So rero hano turi hamwe na muzehe Twagiramungu Faustin, turi kumwe na muzehe Matata Joseph, turi kumwe na Dr. Mpatswe n'umugabo, turi kumwe na James Munyandinda, turi kumwe na Donatien Kabuga, Mukashema Claudine, Madame Marie-Claire Mukamugema, na Denise Zaneza. So rero mwebwe turi kumwe ndabakiriye. Dutangira rero, reka dutangirire kuri Madame Marie-Claire Mukamugema. Madame Marie-Claire, muratwumva? Yenda bumva neza. Madame Marie-Claire, ndabashimiye cyane ko muri gahunda, mukaba muri kumwe natwe
mu guhumuriza umuvandimwe wacu n'inshuti yacu. Rero umuryango wa Sise Evariste murawuzi, Sise Evariste muramuzi, ari na Mukashema muramuzi. So sinzi rero ndagira ngo mbaho umwanya mwatubwira muri make ko mumuzi ndetse mube mwatambutsa n'ubutumwa bwanyu. Murakoze, ijambo ni ryanyu. Rwose nishimiye kuba mwatekereje ko nagira icyo mvuga muri ibi bihe, kuko uburwayi bwa Sisi narabukurikiye cyane cyane kubera Mukashema, uko yamurwaje, uko twagiraga gutya tukamenya amakuru ko ibintu byagiye bikomera, indwara ikomera, hanyuma none bigeze igihe tugomba kumusezeraho, mbese twibuka uko tumuzi. Sisi muzi kuva muri 75 nkora kuri Sokobiko, nkorana n'umugabo witwa Cyabakanga Etienne wari inshuti ye. Sisi akajya haza. Icyo navuga ubu ngubu ni umugabo muremure wasikundaga guseka, wari ufite urugwiro. Noneho umugabo wanjye rero we yari i Butare, ariko bakaba bariganye mu iseminari ku Nyundo, amuzi rwose, baziranye. Ubwo rero yaba yaje bikaba impamvu zo kutumanaho, tugahura tukaganira, urwo rugwiro rugakomeza. Noneho Sisi rero tumenyana dutyo, mbese abo inshuti, ndetse n'igihe cyo gukora amashyaka baza kujya mu ishyaka rimwe rya PL, tugahura rero tukaganira. N'uwo Cyabakanga twabaga dukorana, uko Sisi amubonye nanjye nkabona rwose uwo mugabo muremure w'imico myiza, niko namwibuka igihe yari agifite ubuzima bwe bwose. Ni iryo shusho nziza yagaragaje. Bukeye rero nza kumubona, yarashakanye na Esperance rero ni mwene wacu mu Bazirankende. Nkomeza gukurikira iby'uburwayi bw'icyo gihe yari amaze no kurwara. Twese indwara zitugeraho tukavugana amakuru. Ubwo rero icyo mvuga ni uko yabaye umuntu urwanya izo ndwara yihangana, kuko iyo uvugana n'umuntu urwaje urabimenya. Nkaba rero mwifurije iruhuko ridashira. Nkaba mbwiye na Esperance nti tugufashe mu mugongo, nubwo nk'uko wabivuze ntacyo umuntu yakorera umuntu wabuze umugabo we ngo avuga ati iki kintu kirahagije, kiraziba icyuho. Ariko ye namubwira nti komera n'umuryango wawe wose, hanyuma ugiye Imana muri iruhuko ridashira, abasigaye ibaha imbaraga zo kwikomeza kugira ngo ubuzima bukomeze bubagereho, bihangane, niko bigenda. Ubwo rero nkaba mvuga nti nimukomere, turabakunda. murakoze cyane Madame Marie-Claire Mukamugema ku magambo meza yanyu. Rero ntabwo ari ngewe ikiganiro nyine nkiyoboranye na Madame Claudine Mukashema, inshuti yanyu, umuvandimwe.
Okay. ubwo madame Claudine Mukashema ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Ndatangira nshimira cyane abantu bose twaje kwifatanya kuri uyu mugoroba. Ni uw'agaciro cyane cyane ku muryango wa Madame Esperance ndetse n'umufasha we watabarutse, ariko ni n'uw'agaciro cyane ku muryango nyarwanda, kuri twebwe twashoboye kubona akanya ko kuza hano tukifatanya nabo muri ibi bihe bitoroshye. Nibyo koko nk'uko mwabivuze mwese, ntawabona amagambo yo kubahuza, ariko twese twemera Imana, twemera ko mu kinyarwanda bavuga ko ari ugutabaruka. Ntago rero nakwizimba mu magambo. Turakomeza, ni mu kiriyo, turakomeza tuganire. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya nifuzaga guha ijambo Muzehe Matata ngo nawe agire icyo atubwira muri uyu mugoroba w'ikiriyo cy'abavandimwe bacu. Murakoze. Muzehe Matata, muratwumva? Hashobore kuba hari ikibazo cya tekinike. Mu gihe tugitegereje ko Muzehe Matata atubwira ko atwumva, tugiye kuha ijambo Muzehe Twagiramungu Faustin, nawe agira icyo atubwira. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Mu bihe nk'ibi ni ibihe bikomeye cyane, hari n'ubwo n'amagambo abura kugira ngo umuntu agire icyo avuga, ariko akababwira ibyo namwe muzi. Kubera ibihe turimo, ntabwo dushobora kujya mu ngo z'abantu bagize ibyago, bigena mu kinyarwanda ngo tubihanganishe. Ariko ibyatekerejweho byo gukoresha ibyuma dufite bituma tumenya amakuru, bigatuma tugira n'imibonano, nabyo ni byiza cyane. Nubwo tubivuga tutarebana, ariko turumvikana. Nkaba rero ngewe menya nta magambo menshi nza kuvuga, ariko mu kinyarwanda niko bimeze. Iyo abavandimwe cyangwa se inshuti bagize ibyago nk'ibi, nibyo koko barasurana bagakomezanya, bagira bati ibyago mwagize mwihangane. Ijambo rero ryanjye ni ukwihanganisha abantu bose bafitanye isano n'umuryango wa Fix Evariste. Nkaba mbanza kwihanganisha uwo bashakanye, kwihanganisha n'abana be, abana twavuganye, nkaba nibuka amajwi yabo. Muzehe Matata, mwaba mwitonze, ndaje mbaha ijambo mu kanya. Nkaba mbwira umuryango wa nyakwigendera Evariste, ni ukuvuga Esperance n'abana. Abana bose ntabwo mbazi, ubona ashoboye kuvugana nawe n'uwitwa Gaju, n'uwitwa Giramata, hari na basaza wabo. Bose rwose ndagira ngo bihangane cyane. Kubura umubyeyi nkuriya ntabwo byoroshye, no kuba umuganje cyangwa se uwo mwashakanye nkuriya nanone ntibyoroshye. Ariko ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe. Ubu iyo tuza kuba iwacu isuku tuba tuvuga, tuba turebana, kugira abo bantu tubareba mu maso kandi tunabakoraho, wenda ku ntugu tubabwira tuti mwihangane. Kuba nabyo ubu tubikora kubera ko turiho, tujye dushimira Imana. Kuri nyakwigendera Evariste,
sisi ntabwo mbwira abana be ngo barire, kurira nta gihe tutarira burya, kubabaraho barababaye, natwe kuba twatakaje umuntu tuzi nkuriya nibyo turababaye, ariko ubwo turi hano twese hari abagize intangaha hari abana, ariko atari abana bo guta umutsima. Ndareba nk'aba Denise abo ngabo n'abandi bangana nawe cyangwa se abagwa mu ntege, twe turakuze. Ariko nkizimye mu magambo, abanyarwanda ibintu twanyuzemo byadukozeho, ngira ngo uwo ari we wese rimwe na rimwe, si rimwe mu munsi cyangwa se rimwe mu mwaka cyangwa mu cyumweru, uwo ari we wese afite uko abibona. Twagize ibyago bikomeye cyane, bikomeye. Hari abantu bishwe batakamba babwira ababica ati nyabone mbabarira, wagira ngo urajya kuvuga iryo jambo inshuro ya kabiri, umuntu akaba yagukubise inyundo cyangwa se yagukubise ifuni, yagukubise za ntorezo bajyanaga, cyangwa se niba ari ibyo cyangwa bakakuboha kandoye bakakwica urupfu rudasanzwe, bakujugunya mu migezi cyangwa se bakora ibindi. Ibyo bakoze mu Rwanda murabizi. Abanyarwanda twese uretse bamwe birengagiza, bashaka kuvuga ko aribo biciwe bonyine, abo ni abanga igihugu cyacu. nyiraho twarapfushije umuntu nka Sigise Evariste, kuba we yararokotse ni ukwambaza Imana, kubera impamvu mwese muzi, namwe muri aha ngaha mwararokotse. Ntawambwira ngo hari umuntu wari mu nzira ngo wenda ngo ntiyashoboraga gupfa. Mu Rwanda tuzi rwo muri 1994 n'abagiye muri Kongo bahunze barapfuye, impinja, abagore batwite, abasaza batakishoboye. Abasigaye mu Rwanda n'ubu bamwe baracyapfa. Kuba rero umuvandimwe yatuvuyemo nibyo koko, ariko ntapfuye urw'agashinyaguro, apfuye ari mube. Biratubabaza kuba tuvuyemo, ariko ntitugomba kwirengagiza ko ariko Imana yabigennye. Ushobora kuvuka ugapfa nyoka konsa utanamumenye, nawe atamenye ibyo ashobora kugeraho, cyangwa se ukagenda uri umwana wamaze kumenya gukambakamba, cyangwa se uri umwangavu, cyangwa se uri umwana w'ingimbi. Gupfa ntibigira umunsi, ntabwo bigira umunsi, cyangwa upfuka ugapfa muri ibyo byago. Nkaba rero ngira ngo mbwire umuryango wa Evariste Sisi, kuba nyakwigendera nyine mvuze yitambukiye, agatambuka mu buryo yababaye, kuko yarababaye cyane. Urwara kuri akamara nk'imyaka irenze 2 cyangwa 3 cyangwa ndetse irenga, urwaye kuriya ni ibintu bikomeye. Kugeza noneho mu minsi ya nyuma uryamisha umugongo, ukaba uryamisha nk'amezi 3 ndetse 4 udahindukira. Ikindi umuntu yakongeraho nuko kubabara uba ufite nibura bakuganiriza. Yarabagize, yagize Esperance, agira abana be bamusizeyeho, bakajya bamufata mu kiganza bakumva ko gishyushye, bakamusengera. Nagira ngo umuryango wa Evariste turawushimira, ariko nawe nubwo babuze umubyeyi, bishimire ko bo nibura bamushyinguye. Natwe kandi twishimire ko turi muri iki kiriyo tuvuga amagambo nk'aya ngaya, tuvuga ububabare yagize, ariko tuvuga ko hari abandi batagize imana zo kuba banyura mu nzira nk'iyo yanyuzemo. Imana rwose turasaba ko imuha iruhuko ridashira, kandi ko abe bashimishwa n'uko bagiye bamusezeyeho,
bakabazwa wenda nuko bavuyemo bakimushaka, ariko nanone mujye mumenya ko twabuze n'ibibondo, twabuze ibibondo, tubura abasore, tubura inkumi. N'ibyo nkanjye ntabwo ubu ngubu sinabwira abanjye ngo ntawababuza kurira, abankunda barira bumvikana, ariko ndebye imyaka mfite natekereza n'abana bapfuye nkasingiza Imana Rurema, mvuga nti Nyagasani yingewe wangiriye ibambe, wangiriye impuhwe, kubera ko wandetse nibura nkareba ibikomeza gukorwa. Abanyarwanda rero franchement ibingibi kenshi umuntu abivugana ikiniga kidasanzwe. Ubona yitabye Imana ku buryo nk'ubu ngubu tujye dushimira Rurema. Hari abo tutashoboye gushyingura, hari abo tutashoboye kugira mu kiriyo. Ibi rero ni kubw'Imana, turayishimira cyane kuba yaduhaye umwanya kugira ngo dusezere nibura ku muvandimwe wacu, kandi twereke abasize ko tubafitiye urukundo. Ikindi rero si uko nanjye ntazi Evariste muzi ari umusore, muzi ari umusore kuva muri 76. Ubu niho nari ntangiye akazi, muzi ari umusore pe ameze neza, ubona ari umusore akora muri finance icyo gihe. Hanyuma yaje kubitekerezaho bya finance, ni ukuvuga muri kuva muri fonction publique bivamo yitonze, ashaka kwikorera iyo mirimo, kandi yayikoze neza, biza no kumugeza kuri byinshi, kuko yari umuntu ufite, nk'uko babivuze, yari afite igikundiro, yari azi kuganira n'abantu, yari umuntu mbese uzi kuba yakwakira umuntu, yavuga umuntu usa n'uwarezwe neza, mbese mu magambo make, byo kubaha, byo kuvuga ijambo igihe wumva ari ngombwa ko rivuga, kandi ukarivuga usa n'uriha ubutungane bwaryo bwo kugira ngo amagambo yumvikane. Sisi rero akaba ari ubu nguko jimuzi, ubu byarakomeje, ava mu bya papeterie aza mu bya imprimori ngo, ariko ikindi muziho nyine ni uko nawe muri iriya mpinduka twari tugamije mu Rwanda, kuva inkotanyi zitereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, hari ijambo ni ukwa 9, kwa 10 ngo nuko igihe mu cyumba kwa 9. Byabaye rero nabyo murabizi nyine, abantu barafashwe barafungwa ari ibyitso. Ntabwo iki ngiki cy'ibyitso yashoboye kugihagarika, ariko tukaba tuzi ko no muri parti PR Claire yahoze avuga nyine ibyo bakoraga n'ukuntu yamumenye, ariko ntitwabura gushimira umuganji we Mbonampiga, yakoze ibintu byinshi byiza muri icyo gihe, aburanira abantu, kandi yakijije benshi, kubera ko nawe ni umuntu ujijutse, wari uzi amateka, aziranye na ba Evariste aho ngabo, bari mu ishyaka rimwe, Parti Liberale. Ikindi rero amateka yacu twamuvugaho nyine nuko ameze, ubaho utazi ko uzafungwa na rimwe, wajye kubona baragufunze, utazi ko uzicwa usize abawe utarageza ku myaka 50 cyangwa 40, yarabaye kuri benshi. Ariko iyo nzira nayo yayinyuzemo. Ariko ku yindi nzira rero cyane mbambwira abato no kugira ngo mumenye amateka yanyu franchement, kuko byacu biteye agahinda.
biteye agahinda cyane usanga aho twagombye kugwa. Evariste yakoze neza, aba umuntu washatse gukorera igihugu cye kandi nawe yikorera, mbese ibyo bita guteza imbere, ukiteza imbere ugateza imbere n'igihugu cyawe. Evariste rero yageze aho ngaho, aba umuntu yakwita umunyemari, yagiye muri parti liberale, nta cyaha yakoze cyo kujya muri parti liberale, kimwe nuko natwe nta cyaha twakoze tujya mu maparti ya MDR cyangwa n'andi mashyaka. Icyo twari tuzi ni uko twese twashakaga icyo gihe kubanisha abanyarwanda. Umuntu yarafunzwe, ariko abantu batashye mu Rwanda ntabwo bamuciriye, mbese sinavuga ko iyo baza kumugirira neza bakamwitaho kandi nta cyaha yakoze ntaba yarahunze. Icyo nshaka kuvuga mu magambo make. Akaba ariyo mpamvu rero abanyarwandakazi turi kumwe, ntabwo hano naje gukora mitingi, ariko tugomba kubitekerezaho cyane iyo bigeze kuri ibyo bibazo ngo by'abahutu n'abatutsi. Ntabwo Evariste njye namufataga nk'umunyarwanda, twabijyana mu by'imiryango y'abanyarwanda abenshi dukunze kwita amoko, uretse nje ko mfite igituma ntabyitaho cyane ibintu byazanywe n'abazungu. Ni ukuvuga ko mbere y'umwaka w'1900 n'imyaka 900 wenda n'itandatu tuvuye, tumaze kumenya ko turi koloni y'Abadage, hanyuma hakaza kuza abapadiri bo baje no muri icyo gihe, nibo batangiye kwandika bitwa ba Delmas sinzi n'abandi, ko mu banyarwanda harimo abantu bitari Bantu, abahutu nabo bitari Hanite bakabita Abatutsi. Abanyarwanda siko babibonaga, ntabwo ari uko babibonaga. Evariste rero yari umunyarwanda, akaba n'umututsi, niko babyitaga icyo gihe. Komoka muri iyo miryango, ngo wabo baratwaye cyane muri za Ruhengeri za Nyamutera hari. Ibintu byigeze bimugaragaraho, nta bintu by'ubuhake bigenda mu maso, nta nabo bigeze guhaka, ariko barabanye. Abantu rero bitaga imfura mu Kinyarwanda, imfura zigira uko zigenda, ntabwo ari imfura y'imputu cyangwa se ngo imfura y'umututsi cyangwa y'intutsi, no, imfura mu Kinyarwanda biba. Evariste rero yari imfura pe, yari imfura. Ntawe nzi yaba yarahemukiye, kandi wowe yaramuhemukiye muri iki kiriyo siho yabivugira, ngira ngo muri twe ntawe urimo, ariko nuko. Ariko mujye mwibaza iyo abantu bavuga ngo abahutu n'abatutsi bararwanye, abatutsi baratsinda, ndetse bamwe bakaza bakajya batinyuka no kuvuga ko abatutsi ngo aribo bapfushije bonyine. Ibyo njye simbyemera. Abanyarwanda barapfushije kandi bapfushije bose. Bamwe bata abatutsi bafashe igihugu, nta batutsi bafashe igihugu. Igihugu cyafashwe n'abantu bafite izindi mpamvu. Iyo baza gufata igihugu ntabwo abatutsi baba barahunze, barahunze n'ababarwaniye barahunze, singiye kwirwa ndondogora. Hari ikintu rero cy'isanganye twagiyemo, ntabwo twagomba gushyingura abacu ngo tubashyingure mu mahanga, ntabwo twagomba gupfuca abacu ngo bagwe muri za kanivo cyangwa se bagwe mu misarani, bagwe hirya no hino. Tukaba dushimira Imana ko nibura abaguye mu mahanga tubazi, dushoboye kubasabira ku Mana no kubavuga nk'uko tubavuga ubu. Abaguye mu mashyamba ya Kongo, Imana yarabakiriye. Bagiye bajumwa mu misarani, nabo Imana yarabakiriye. Abandi bagikubitwa cyangwa se bakarigiswa bakabura, Imana izakomeze bakire. Evariste inshuti yacu, umuvandimwe wacu, umuntu w'imfura, umuntu w'umubyeyi, umuntu wakunze abantu b'abanyarwanda bose atarabanura. Aho ari, aho Imana yamwakiriye, atwumve, turamushimira twese uko turi hano bose. Turamushimira cyane kubera ubwihangane yagize mu ndwara ikomeye. Tukaba dushimira n'umuryango we ukuntu wamwitayeho, kuko
hari ibihe byatangiye tuvugana na Esperance nta munsi wiraga tutavuganye, nta munsi wiraga. Nkaba rero ngira ngo mushimire n'abana be, nshimire ukuntu bamubayeho, bamuhaye urukundo rudasanzwe nyuma y'Imana rwose mbere. Nkaba rero ngira ngo natwe turi hano tuzakomeze tubane n'umuryango wa Sisi Evariste, tuzabane n'abana be, tuzabane n'uwo bashakanye, kandi tuzajye dusenga kenshi. Abana bato niba batakibuka iwabo, Imana izadufashe bazahindukire rimwe bajye iwabo, barebe aho basekuru babaga, barebe n'aho base bagiye baturuka. Natwe nitugira Imana n'ibyo twazasubira iwacu tukongera tukareba amatongo twavuyemo, tukongera kujya tugwa mu mahanga, cyangwa se ngo abandi baguye mu mahanga bikomeze bityo, baguye muri Australia, baguye muri Canada, baguye muri Etazu, n'abandi baguye mu Bubiligi no mu Bufaransa na hehe. Ni ibintu biteye agahinda. Ndagira ngo rero iteka yo ntangiye kuvuga ubwo ndambirana, ntarambirana we nagatandukira, ntanatandukira wenda rimwe nkavuga ibindeba wenda bidafite aho bishimishije. Rero mu mbasaba imbabazi rero, amagambo yanjye nyahinira aha ngaha, ngira ngo dukomeze twihanganisha umuryango wa Sisi Evariste, kandi nibyo niba twaje hano nuko turi inshuti z'uwo muryango, tukazaba rero nako tukaba twiyemeje kutazawutezuka. Nkaba mbashubije ijambo, asigaye Imana. murakoze cyane, murakoze cyane muze twagira Mungu kuri iryo jambo ryiza utubwiye, kuri ubwo butumwa bwiza uhaye umuryango wa Madame Esperance n'umufasha we witahiye. Murakoze cyane kandi kuri iryo jambo umuryango nyarwanda wari wakwiye kugenderaho rwose, byose mwabivuze. Niyo mpamvu muri aka kanya nifuzaga ko niba Muzehe Matata nawe atwumva ashobora kugira icyo yadusangiza muri uyu mukiriyo twifatanya n'abavandimwe bacu. Murakoze. Urakoze cyane ku ijambo. Nagira ngo mpere ku magambo yo kwihanganisha umuryango, nubwo dusa nkaho twakomeje gukurikirana neza uko byagenze. Muzehe yava mu rugo bamujyana hariya muri iriya nzu aho nyine yitahiye ari, byagaragaraga nyine ko arimo kugera ku ndunduro. Nagize amahirwe yo kumuvugisha umubwira ko uretse kwimuka gusa nta kindi kintu umuntu uyu mubiri twambaye tuza hano ku isi utuma batumenya, bakamenya uko dusa, uko tureshya, naho duherereye, niwo mbese utuma dushobora kubidantifiya. Ariko ko umuntu nyirizina wa wundi utagaragara amaso, uwo muntu we ntahajya, aba yimutse atashye asubiye ku Mana. Nagize rero amahirwe kugira ngo mbimuganirizeho atari yaremba cyane, ku buryo rero numva ko ubu ngubu icyo namusaba Sisi Evariste, kuko aratwumva hano, uwo yagiye no mu bundi bushobozi burenze ubwo twe dufite, twe tukiri muri iyi mibiri yacu, nuko yadusabira arabona akaga dusizemo uko kameze, kandi nawe nzi neza yuko yaba atarigeze ahura n'uruva gusenya rw'aba bavandimwe bacu baje bitwara kinyamaswa. Iyo Sisi Evariste aguma mu gihugu cye, akaguma mube, akaguma aho yari yarahisemo gutura, batagombye kumujyana muri ubu buhungiro. Muri ubu buhungiro niho tubonera akaga kenshi, ahubwo ntabwo yari kuzagenda afite imyaka 81 n'umwe gusa, yari kuzagenda afite wenda 90 cyangwa 100. Nkaba mvuga rero ko mu byo azize, ntabwo navuga ko ari ubusaza gusa cyangwa uburwayi gusa, harimo n'urugomo yagiriwe, kimwe n'urwagiriwe abandi bacuruzi bo mu rwego rwe,
baba abahutu cyangwa abatutsi bavanywe mu byabo n'agatsiko k'abagizi ba nabi. Ibyo ngibyo rwose mu mbabarire nta kuntu nakwihangana ngo no kubivuga, kuko twagize amahirwe yo kuza kumusura hamwe n'abantu twagiye tuzana, umuryango urabizi kuko twagiye tubasangaho. Twagize amahirwe yo kuganira nawe, tugira amahirwe yo kuvugana ku byatumye duhunga. Sise Evariste wenda tukiri mu Rwanda, uretse kuba naracaga mu iduka rye nkashobora kuba namubona kuko akenshi yabaga ari urimo yicuriza, ariko aho namumenye cyane ni hano duhujwe n'iyi mihango yo kwibuka abiciwe i Gakurazo barimo n'umwana Sheja wa Esperance Mukashema. Byaraduhuje cyane kuko iyo mihango yose igihe yaragishobora kugenda yayizagamo yose, aho tugiye hose akaba hari akahaboneka. Utangiye rero kugira intege nkeya, noneho tujya kumusura, ariko buri teka twaganiraga neza. Abagira ngo rero muri aka kanya mbonera umwanya wo gushimira Madame Esperance Mukashema n'abana babo, abo rwose babaye intwari. Ntabwo mukinyumva? Turakumva neza cyane, turakumva neza. Ntabwo munyumva? Abantu batavuga bajye kuri mute, abantu bose badafite ijambo bajye kuri mute bazimye za mikoro zabo kugira ngo tubashe kumvikana. Ndagira ngo rero rwose nihanganishe uwo muryango, ariko nawubwire ko mon admiration ko umuryango iki cyanjye uko bafashe muzehe Sisi bakamukikiza bakamutera imbaraga, bakamuherekeza kugeza kuri uyu munota wa nyuma. Ndagira ngo mbashimire kuko hari igihe abantu bakunda kurambirwa umuntu urwaye, ariko bo ntabwo barambiwe, bagize ubutwari kandi bakomeje kugira wa muco wa Kinyarwanda wo guherekeza no gufasha abantu bageze mu zabukuru, bakabihanganira kuko rimwe na rimwe mu zabukuru hari igihe umuntu nawe yanduranya cyangwa se akaruhanya, ariko Sise Evariste ntabwo yaruhanije rwose, yari umuntu ushyira mu gaciro kandi twarabibonye twese tujyayo. Nta muntu ugeze ajya kumusura ngo aveyo yicuza icyatumye ajya kumusura. Ndagira ngo rero mboneho umwanya wo gushimira abana na Esperance nyirizina umufasha we, mboneraho n'umwanya wo gushimira Sisi ahari mu ijuru, bazakomeza nabo akabasabira akabafasha ko ashoboye kose, ko nzi neza ko umuntu wavuye muri uyu mubiri wacu aba afite ubushobozi, aba yinjiye mu yindi sfera, aba yinjiye mu yindi si, aho ashobora nosoroma kudusabira ku Mana, ariko hari n'ibindi bintu ashobora kudufasha kuko we ntabwo aba agifite za bariyeri zimuhagarika nk'izi zacu. Ntaba agikenera imodoka yo kugendamo, ntaba agikeneye gufata indege. Iyo anyarukiye ahantu atabaye cyangwa agiye gusura, anyaruka nk'ako kanya nk'umurabyo. Ubwo rero nk'ibyo ngibyo turamusabye adusabiye ku Mana kuko barabonanye, bari kumwe ubu ngubu, hanyuma turebe yuko natwe wenda twazashobora kuba twasubirayo tukamuvuganira ko twamukurikiye muri iyi minsi ya nyuma, tukaba twasobanurira abasigaye mu Rwanda ko twabanye, tugatanga ubwo buhamya. Kandi natwe biramutse bibaye ngombwa ko natwe dutaha tukiri mu buhungiro, ubwo niwe uzatwakira. Ubwo rero urumva ko ahari arahatubera, kandi nzi neza ko atazadutenguha. Byerekeranye rero n'impamvu zatumye ahunga, birababaje cyane kubona umuntu utagira icyaha, umuntu wakiriye abavandimwe nk'uko twese twabakiriye tuvuga ngo bari mu myaka iminsi ishyanga, bakaba baratahutse bakaza bakadukorera ibyo badukoreye. Ibi bituma umusaza nk'uyu Sisi asazira mu buhungiro. Ni akaga gakomeye. Aba bantu ubuvandimwe bwabo bwatuviremo ubunyamaswa, ariko nk'uko nyine yakomeje kubyihanganira, natwe tukaba tukibyihanganira n'ubu. Turizera ko
ubu buhunzi twajyanywemo ku ngufu buzafata iherezo vuba aha ngaha abazanye uyu mwiryane wo gutuma twongera guhunga cyangwa se bamwe bahunga ubwa mbere ibi bintu by'ubuhunzi bikazavaho ku buryo umusaza nk'uyu asazira mube agashyingurwa muri gakondo y'iwabo agaherekezwa n'abantu bose uko bashaka uko babanaga abari bamuzi abamukomokaho bose inshuti n'abavandimwe urabona n'ubu noneho bikubitanye n'uko turi muri zaguma mu rugo ubundi ntabwo twagomba kuvugira hano kuri murandasi twagomba kuba turi aho ngaho twahamara iminsi 2 twahamara iminsi 3 twahamara icyumweru twagombye kuba turi aho ngaho ariko bihuriranye n'igihe kibi byorezo abanyamurengwe basigaye badukorera bakadupfunyikira nabo niyo yayo n'abandi bagizi ba nabi b'ubundi bwoko bakaba rero ngubu baduhejeje bagatuma tugira ikiriyo nk'iki ngiki twagombye kuba turi kumwe twicaranye ibi ngibi tuvuga turi kuri murandasi tukabivuga twicaranye ndumva nanjye nahinira aha ngaha kugira ngo ijambo abandi bavandimwe turi kumwe ariko Sise Evariste nzi ko atazadutengwa aho agiye natwe kandi dusigaranye souvenir nziza dusigaranye urwibutso rwiza utazibagirana kandi nawe tumubitse mu mitima yacu murakoze murakoze cyane w'amagambo meza Sise Evariste ngewe twavuganaga wari atuyanita ku muramani wacu yakunda kumbwira ngo twebwe turabarera ubwoko bwacu bw'abarera rero nkuko na nyakubahwa twagera mu ngo bivuze yari umugabo w'imfura ntiyajyaga muri utwo tuntu tw'udutiku tutagera hepfo haruguru so nuko rero dutakaje umugabo sinzi niba dogiteri Mpatswe n'umugabo arimo aratwumva komera ariko ntabwo ni dogiteri ntabwo nzi no gutera agashinge okay nzaba nta kibazo ubwo namwe turi kumwe mu kiganiro ubwo nyine ijambo ni iryanyu ubwo mwatanga ubutumwa bwanyu ku muryango wa Esperance na Sise Evariste murakoze cyane ndagira ngo nanjye ntere muri abavandimwe bambanjirije bavuze ariko mbanze kunamira muzehe Sise Evariste watuvuyemo nihanganishe kandi umuryango we mpereye kuri Esperance n'abana n'abandi bavandimwe n'inshuti zose zo mu muryango n'abandi mwese nka inshuti n'abakundaga Sise nagira ngo kandi nshimire nsubire mu byo abandi bavuze nongere nshimire umuryango Esperance n'abana ukuntu bafashe mukuru wacu Evariste bakamuba hafi kugeza ava mu mwuka ni ibintu rwose umuntu adashobora ni Imana Evariste yagize ikaba n'Imana nabo bagize kugira ngo bashobore kumuherekeza birababaje rero kubona twese aha tuguma hirya no hino tudashobora kubegera ngo tubafate mu mugongo dushobore no guherekeza mukuru wacu iyi covid rero iyo bidahari sinzi ko mu Buholandi bari no kubona umubare w'abantu bashobora kubakira kuko twagomba kugerayo turi abantu benshi cyane kuri njyewe duherukana hambere mbere ya covid ibyo birumvikana ariko kandi ubwo ibyo ndabigarukaho nyuma ariko ndashaka
by'ukuri ngiye kubabwira uko namenyanye na Evarisiti muri za 80. Ni umugabo rwose nabonye impressionnant w'ibigango n'ubushishozi bwinshi. Icyo gihe nge nari insoresore muri za 80, nakoraga muri Minisiteri ya Finance icyo gihe. Icyo gihe twamenyanye azanye dosiye ye, kuko icyo gihe nari secrétaire technique wa commission wa commission du code d'investissement, kuko yabagaruje au ministère des finances, ministère des finances, direction ya étude igakorana na direction générale ya politique économique, akaba ari twe twiga amadosiye yabasabaga code d'investissement. Niho namubonye bwa mbere, nako najyaga mubona hirya no hino, ariko mubona neza kambere turicarana turakorana ku idosiye ye, no kugira ngo tuzashobore kuyigeza imbere ya nyine ya komisiyo yose. Ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu washoboraga kumubwira uti nkahangaha kuki mwashyize aha iki n'iki, kuki mutakoso mwagira gutya, akabanza akakureba ariko ibyo bintu ko naherukaga nari mbizi, akagakosa ukabonye ute rwose, mbese ugasanga agushyira reza uri antake tekinisiyati rwose ni sawa. Noneho nawe ukaba impressionné uko umuntu homme d'affaires. Ubundi bamwe barazaga wamubwira uti wari ukwiye gukosora aha, akashaka kugutera impapuro cyangwa se akakubwira ngo ngo ntabwo urusha ngo ababanje kubisoma mbere ngo bihorere. Ariko we nyine yarazaga mukaganira, mukagiraho idosiye itambuka. Hanyuma nuko nyine twabikoranaga, bituma idosiye nyine bigeze imbere ya komisiyo bayishima cyane, nta na virgule bakosoyemo rwose. Twongeye rero guhura nyuma inaha, duhuzwa n'ibintu bibiri. Ikintu icya mbere ni uko twajyaga tuganira dusesengura ibibazo by'u Rwanda, cyane cyane ibyerekeranye n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, kuko ni ikintu cyamuhoraga ku mutima. Ubwo akenshi ibyo byinshi twanabivugaga ari kuri telefone. Hanyuma ikindi twaje guhuriramo ni misa zo kwibuka abasenyeri na sheja baguye igakurazo. Ibyo byatumye dukomeza kubana ku buryo twagiye, ari umuryango wanjye cyangwa se abandi bavandimwe twajyaga kumusura, cyangwa se umuryango we nawe ugaca nk'iwacu ukadusura. Mbese ku buryo kuva twakongera guhura byabaye byiza, birashimisha, kuko Sisi yari umuntu ubona kure, ureba kure, akanga akarengane, agakunda ubutabera, kandi ntavuge amagambo menshi, ariko ijambo akubwiye ukaryumva neza, akaba yagusobanurira birebire. Ubu rero usibye kumubura butubuze na dictionnaire nini rwose, igitabo kinini, kuko yarazi utuntu n'utundi, akamenya amateka y'u Rwanda. Iyo witondaga yagusobanuraga ibintu byinshi wenda utashoboye gusoma cyangwa utari warumvise mbere mu by'amateka y'u Rwanda. Ubu rero arigendeye,
ariko nk'uko abambanjirije babivuze cyane cyane Matata ni ukumusaba rwose akadusabira ku Mana agasabira abanyarwanda kubana hanyuma ejo cyangwa ejo bundi twese ari twe ari abana bacu ari n'abuzukuru bose bakaba bashobora kujya bajya mu Rwanda mu mudendezo batura hanze ariko bakabana uko sisi yabyifuzaga. Mu magambo make mubona ko amagambo nari mfite nayo nkaba nshaka kongera kwizeza Esperance n'abana ko tuzakomeza kubabanira nka mbere sisi ahari cyangwa se tukaba wenda no kurushaho ariko kandi Imana imwakire kandi yihanganishe umuryango we. Murakoze cyane, turagushimye n'umugabo ku magambo meza no guhumuriza umuryango w'umuvandimwe wacu n'inshuti yacu Esperance Mukashema na Sisi Evariste batabarutse. Claudine uratwumva? Nibyo ndabumva neza cyane. Ndakomeza gushima nyine abantu bose bitabiriye uyu muhango wo gukomeza gusezera ku muvandimwe wacu ndetse no gukomeza kwihanganisha umuryango. Ku kiriyo niko bigenda mu muco nyarwanda, niko twawutojwe nubwo turi mu mahanga ariko umuco turacyawukomeza. Niyo mpamvu muri aka kanya nashakaga ku ijambo Denise Zaneza nawe ngo agire icyo atubwira. Murakoze. Urakoze cyane Claudine Mukashema kuba nanjye umpaye ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga muri aka kanya, nubwo ntago byoroshye, ntago biba byoroshye kubona amagambo mu bihe nk'ibi, ariko mbere yo kugira icyo mvuga ndagira ngo bate mu mugongo Madame Esperance Mukashema kuba yabuze umufasha we, nkaba ngira ngo nihanganishe nanone abana muzehe Sisi Evariste asize, kandi nkaba ngira ntuwiteka amwakire, umwiteka yakire muzehe mubaye kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Ntago ngewe ku giti cyanjye muzehe Sisi nari muzi personnellement, rero nkaba nishimiye kuba abavandimwe bambanjirije bagize ibyo bamuvugaho, bamuvuzeho ibyiza byinshi, bikaba koko bigaragaza ko twabuze imfura. Yari imfura yangaga akarengane, kandi nk'uko babivuze yakundaga n'ubutabera kandi akunda n'abantu. Ni ibintu rero bibabaje kuba tubuze umuntu nk'uyu, ariko nanone akaba ari amahirwe nk'uko muzehe Twagiramungu yabivuze, kuba we ashoboye gushyingurwa nabi, akaba nabyo ari ibintu byo gushimira Uwiteka. Icyo navuga muri aka kanya ntatinze mu magambo ni uko abantu turi hanze, abantu twahunze akenshi tudashobora gutaha mu Rwanda, ubu ngubu tudashobora gutaha mu rwatubyaye, akenshi tubabazwa no kubona abacu bagiye bari mu Rwanda tudashobora kujya kubasezeraho. Bibabaza rero kurushaho iyo noneho bapfiriye ishyanga, iyo baguye ishyanga tudashoboye noneho no kubashyingura muri gakondo yacu. Ibi nabyo ni ibintu bibabaje cyane kubona muzehe Evariste tudashoboye kujya kumushyingura iwacu. Ibi byose rero bikaba biterwa nanone n'iterabwoba RPF ikomeje gushyira mu banyarwanda, ugasanga abantu bakomeje guhunga, abantu baracyahunga, n'abahunze kera ntibashobora gutaha ngo bajye mu gihugu cyabo batikanga. Umuntu wese ugize ibitekerezo bidahuye na RPF akitwa umwanzi w'igihugu cyangwa bakamuhimbira ibyaha. Ibi ngibi ari byo byavuyemo abantu benshi bagahunga bakagenda.
banahunga bagezeyo bakabashimuta cyangwa se bakajya kubicirayo. Ibi ni ibintu bikomeje kuba cyane, ibi ni ibintu bibabaje, nta kuntu umuntu atabivuga kuko birababaje cyane kandi birimo gukomeza kugira ingaruka ku bana b'u Rwanda aho bari hose. Nkaba rero ntatinze mu magambo ngira ngo vraiment nongere nihanganishe umuryango wa Sis Evariste, nkomeze nihanganishe umuvandimwe wacu Esperance Mukashema kandi akomere, ni intwari, ari mu bantu ngewe personnellement nita intwari mu bategarugori b'u Rwanda. Akomeze agire ubutwari, akomeze yihangane, n'umuryango we mugara asize Muzehe Evariste nabo bakomeze bihangane kandi mukomere, turi kumwe kandi turahari, icyo muzakenera cyose turahari, mukomere. Murakoze. Murakoze cyane Denise ku magambo meza cyane yo kwihanganisha umuryango, kandi ndakomeza nyine nshimira twese uko twakomeje gufata mu mugongo abavandimwe bacu. Muri aka kanya nkaba nagira ngo mpijambo Donatien, uranyumva? Donatien, sinzi niba tukiri kumwe. Pardon, hari uzajya ryikupye, mikoro yarikupye, mbabarire. Merci. Uranyumva? Turakumva neza cyane. Murakoze Claudine, ndabashimiye kuba mumpaye ijambo, kandi nongeye gusuhuza abo turi hamwe ahangaha mu gutanga ubuhamya. Ariko mbere na mbere nagira ngo manze nihanganishe umufasha we Esperance Mukashema n'abana be. Umubyeyi Sis kuri njye ni nk'aho umubyeyi wanjye utabarutse, yatweretse urukundo nyarwo. Umubyeyi Sis yabanye n'umuryango wacu no ku muryango wa Felicien Kabuga, babana neza kuva kera. Nk'uko mwabibonye, icyago cyagwiriye u Rwanda, icyago cyitwa intambara, cyagiye gihindura imibanire ya benshi. Wajya kubona ukabona wa muvandimwe mwabyirukanye, ya nshuti y'amagara, ukabona imibano bije n'igihu. Ibyo byiyongereye cyane cyane abantu bageze hanze. Umubyeyi wanjye wigendeye mama byajyaga bimubabaza cyane, akavuga ati mbona abantu bamwe na bamwe badutera umugongo. Murabizi mwese ibizazane umuryango wanjye wagiye unyuramo. Ariko rero nasanze no mu mwijima habamo urumuri. Sis Evariste n'umuryango we bari muri urwo rumuri mvuga. Sis Evariste n'umuryango we ni bya bindi bita inshuti nyanshuti. Ni umuryango we batwaye ku ruhande kuva kera, nta mugongo wigeze badutera. Icyago kibasiye igihugu cyacu ntabwo cyadutandukanije, twakomeje kubana nta kibazo. Mu gihe umubyeyi wanjye bamwanduzaga bamurekera ngo yanga abantu, Sis ntibyamukanze, ahubwo we yarababajwe n'akarengane k'umubyeyi wacu. Ndibuka uko badutumiye no ku muryango wa Sis Evariste, badutumiye mu Buholandi njye na mama, batwakira n'ubwuzu bwinshi n'urukundo rwinshi. Umukobwa wabo Anayise aradutekera, umusaza we araturirimbira, ndetse ari urugo rwuzuye umwuka mwiza. Umubyeyi Sis aratubwira ngo rwose igihe bizaba ngombwa ko ntanga ubuhamya nzaba uwa mbere. Mu bigeragezo umuryango wanjye wagiye unyuramo, umuryango wa Sis wagiye tuba ku ruhande, kandi wakuraje kubera urwo rukundo. Kandi ukurikije ibyo batuganiriye, n'umuryango we nawo wagiye unyura mu bigaragazo bitoroshye, ariko ntabwo byabujije gukomeza umutima wo gukunda no kwitanga no utinuba, nta gushira imbere akarengane kawo, ahubwo bimiriza imbere umubano w'umutima mwiza. Rero ntabwo navuga igira neza ry'umuryango wa Sis ngo murangize. Ejo bundi umubyeyi wanjye yamufashe, umuryango wa Sis wabaye wa mbere waduhamagaye. Umubyeyi Mukashema
yahamagaye adufata mu mugongo avuga ati ubuhamya kuri muzehe tuzawutanga, tuzashaka n'abandi na ndetse ati rwose umubyeyi Sisi yamubabaje rwose, Imana imwakire mu bayo. Umubyeyi Sisi ariruhukiye adusigiye umurage w'urukundo. Nigeze kumva interview kuri YouTube bamubaza iby'ubuzima bwe, avuga uko yatangiye ubucuruzi n'uko yakoraga. Nk'abacuruzi benshi mu Rwanda murabizi, umubyeyi Sisi yanyazwe ibye, ibyo birazwi, ariko nta na rimwe nigeze numva muri icyo kiganiro abyinubira abishira imbere. Byagombye yuko umujurnaliste abimubaza nawe arasubiza ati njyewe aha ngaha nta bintu mfite, ariko icyo ntabwo aricyo kibazo. Icyangombwa ni uko umuntu aba yifite ubuzima bwiza kandi akabana neza n'abantu. Donc ibyo binyibukije valeri za papa wanjye. Papa wanjye nawe niwe ujya utubwira ati amahoro n'ubuzima n'urukundo nibyo byangombwa, nawe ibintu nibishaka. Umubyeyi Sisi rero Imana imwakire mube, umurage adusigiye umurage ukomeye, umurage w'urukundo, umurage w'ubutwari. Icyo rero akaba ari igihango gikomeye tutagomba gutatira. Rero umubyeyi Sisi Imana imwakire mube, kandi abasigaye Imana ikomeze bakomeze, ndabashimira. Murakoze cyane nawe Donatien ku butumwa bwiza n'ubuhamya bwiza utugejejeho. Ibi ni ibigaragaza ukuntu umuryango nyarwanda ari umuryango mwiza, uretse amashitani yawuteye, naho ubundi abanyarwanda ni abantu beza. Muri aka kanya rero turi kumwe na James Munyandinda, nubwo ari kuri tekinike ariko nawe yagira ikintu gitoya wenda tubwira kugira ngo akomeze ahangane n'ibyuma. Ntabwo twarangiza kuvugisha bose, nawe ni umuntu wabanye n'uriya muryango cyane. Niba yabishobora yagira icyo atubwiraho muri uyu mwanya w'ikiriyo. Murakoze. Murakoze cyane Madame Claudine Mukashema, murakoze Pascal kuba mukomeje kuyobora iki gikorwa. Nanjye kuba mpaye umwanya kandi ndabashimiye, ariko ndashimira rwose abantu bose bo twafatanyije mu kuza kwitabira iki gikorwa cyo kuvuga mu by'ukuri umuvandimwe uvuye mu buzima bw'isi, Sisi Evariste, amateka ye, kuko ni ngombwa yuko amenywa n'abatamuzi, akazanamenywa n'abazadukomokaho, kugira ngo ariyo mpamvu mbese nk'iki gikorwa kiba kibaye. So igihe nkamvuga nti ikintu cya mbere yaba Madamu Esperance, baba abana babo rwose yuko bagomba kwihangana. Ibi ni ibihe bikomeye ku muntu wese ubuze umuvandimwe we. Abana babuze ababyeyi babo, Esperance abuze umugabo we. Birumvikana ko buri muntu wese ashobora gutekereza akababaro bafite ku mutima, ko nk'uko mubizi abanyarwanda babivuga neza ngo ntabwo urupfu rumenyerwa. Birumvikana yuko nubwo twese tubabajwe n'ibyabaye, ariko mwibaze uko abana na mama wabo uko basigaye bamerewe mu mitima yabo. So nge nkambonaho umwanya wo kwihanganisha umuryango asize Sisi Evariste, nk'uko nanone abamuzi neza bakoranye nawe, babanye nawe, kuko nge sinshobora kumenya amateka ya Sisi Evariste kurusha abambanjirije kuvuga bose banabanye nawe. Ariko nzi yuko Sisi Evariste cyo kimwe n'abandi banyarwanda bose
iyo asazira mu gihugu cye birumvikana yuko byari kuba byiza haba ku muryango we haba no ku banyarwanda bose bamuzi kandi bamukunda bazi n'ubutwari bwe n'ubumuntu bwe. Ndashaka kuvuga yuko Donatien yari amaze kubivugaho, Sisi Evariste ntabwo aguye ishyanga kubera yuko ariho yahisemo cyangwa kubera ko ariho akunda. Aguye ishyanga kuko yaciwe mu gihugu cye na leta ya FPR, leta ya Kagame. Yahunze igihugu cye ameneshejwe na Kagame, yavuye mu gihugu cye anyazwe na Kagame, yavuye mu gihugu cye kubera kwanga kurira ku muziro, kwanga gusangira n'inkoramaraso. Yavuye mu gihugu cye atari uko iyo agumamo yari kubura imyanya myiza wenda yari gutuma abaho neza, ariko nubwo yanyazwe agakeneshwa kubera kwanga ikibi, kubera kudahuza ibitekerezo n'abicanyi no kutemeranya nabo. Icyo ni igikorwa cyiza, ni n'umurage mwiza Sisi Evariste asigiye abanyarwanda, asigiye urubyiruko. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko buri munyarwanda amenya yuko ushobora kurya gake ariko kadaherekejwe n'imivumo, kadaherekejwe n'amaraso, kadaherekejwe ni ukuvuga ngo katava mu maboko y'inkoramaraso. Niyo mpamvu urugero Sisi adusigiye, legacy adusigiye, ni uko yashoboraga kuba icyo yari gushaka cyose nk'umuntu w'umuhanga kandi w'umututsi wari mu gihugu imbere, wari umukire, wabayeho no mu myanya imwe y'igihugu, ariko iyo myanya, ibyo byubahiro yabirenzeho, yopoza, yanga kuvuga rumwe n'abo biyitaga ngo ni abatutsi bafashe ubutegetsi, kuko yabonaga amarorerwa yabo, kuko atashakaga gukomeza kubana n'izo nkoramaraso, atashobora gukomeza kubana n'abo bahezanguni, atakomezaga kubana n'abantu yari amaze kumenya inyuma n'imbere. So icyo ni igikorwa cyiza, nibaza ko twamwibukiraho. Avuye mu buzima bw'isi ariko ari icyitegererezo. Nicyo namvuze muri make, ntabwo mfite byinshi navuga ku muvandimwe Sisi Evariste. Imana imwakirane impuhwe kandi ikomeze ibane nawe mu buryo bw'amahoro, kandi azakomeza atubere ijisho ku Mana. Nicyo namvuze. Murakoze. Murakoze cyane James Munyandinda. Nk'uko bivuze, Imana imwakire, kandi wa mugani mu Kinyarwanda baravuga ngo gupfa ni ukwitaba Imana. Abasigaye rwose twese dukomere. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nagiraga ngo buri muntu wese afate ijambo yongera gusezera ku batwumva, ndetse asezera no ku muvandimwe witahiye, kandi akomeza no gufata mu mugongo umuryango usigaye. Turongera duhere kuri mama Marie Claire. Ijambo ni iryanyu. Murakoze. Urakoze Esperance. Ubwo Esperance Mukashema ndamukomeje rwose. Nishimiye ko ndetse mu minsi ishize twashoboye kuvugana, akaba ari we wari watwibwiriye yuko mugenzi we arenze cyane, dukomeza kumuzirikana. None birangiye bitya, ngize amahirwe yo kumusezeraho, yaba no mu kigo cy'umugabo wanjye. Ubwo namwe kandi mwakoze ko mwagejeje aya magambo, aba bantu bose mwakoze iki kiganiro cyasobanuye umubano w'abanyarwanda. Sisi ntabwo yari aturutse hanze. Sisi yari
umuntu wakuriye mu Rwanda nk'uko tubivuga, wiganye n'abandi mu iseminari, wakoranye n'abandi mu bucuruzi, mbese Sisi ni umunyarwanda wuzuye, ni umunyarwanda wagize amahirwe yo kuba mu Rwanda nk'uko abandi babyifuzaga, uretse ko baje tukabona ibindi, ariko uko byagendekeye Sisi akaba abaye icyitegererezo ku banyarwanda, nibibe imbuto, ni havemo imbuto yo kugira ngo abantu bose twibaze, twisubize, dushyire ubwenge ku gihe, tuvuge tuti mbese byagenze bite, kuki twaguye mu mutego, njya mvuga, mwahoze muvuga, sinzi niba ntibeshya, hari ubwo mwavuze na Sinapoli, kandi koko bari mu gihe kimwe, natwe twari kumwe, buriya Sinapoli we yari nk'umwana wanjye, nta wibaza ngo iki, nta wibaza ngo ubwoko ki, ariko ari mu bucuruzi nanjye ndi mu bucuruzi, tugafatanya. Nababwiye ko Sisi nawe twahuriraga muri ubwo bucuruzi, ibintu byose tubifatanyije, tuhurira mu miryango. Ubwo rero nicyo umuntu yarangiza avuga ati Esperance usigaye n'abana mukomeze mugire musaga, ubwo iyo mbuto Sisi yabibye n'ibyo bintu yabayemo n'abanyarwanda bisagambe rwose, bibabere mbese icyitegererezo, bibabere ikibaherekeza. Sisi rero naho agiye asanze abandi benshi nkawe, nagende badusabire, hanyuma natwe aho turi twumve ibyo navuze, ntidushyire ubwenge ku gihe, tuvuge tuti abo ba Sisi ari abagiye ari abasigaye, ntidusubize ubwenge ku gihe, twongere tubane nk'uko twabanaga kera. Hanyuma n'abaje badusanga, baje batubishya, mbese bibaze, bavuge bati twarabeshya, ariko abo twabeshyaga ntabwo babyemeye, tubimazemo igihe, abo twabeshyaga ntabwo babyemeye. Sisi yarabyanze, n'abandi barabyanze. Noneho rero reka niba ari ukwicuza, niba ari ukuvuga bati reka twe gukomeza gusigara ku kinyoma, nka kumwe bavuga ngo ikirondwe ngo gisigara ku nka, ngo ku ruhu inka yarapfuye kera, nawe ntibave ku kinyoma, kuko cyarapfuye, twaracyanze. Hanyuma bareka abanyarwanda bagira amahoro. N'ibyo rero numva narangirizaho, kandi nongere nshimire abantu bateganyije kudutumira ahangaha rwose. Twese iyo nzira niho tujya. Iyo ubona rero umuntu akubwira ati ngwino uherekeze undi, nawe niyo ujya ushimira uwo wagukebuye, akakubwira ati ngwino uherekeze undi. Wenda ijambo si ugukebura, ariko uwo waguhaye igihe ati ngwino, kuko imitima yacu twese iratera. Nta muntu uzavuga ngo ntagira urukundo rwose, utarugira niyiyahure. Utagira urukundo rwose akwiye kuva mu nzira akiyahura. Iyo rero umuntu aguhaye uburyo bwo kuba wabwira umuntu ko umukunda, urumva ko nta kirenze icyo. Turabashimiye rero mwebwe abakorana na Esperance, nongeye gushimira umubyeyi Esperance, twese abafite abo tubana, igihe cyacu nikigera tujye tubasha kubaherekeza nk'uko wabigenje. Abo twari kumwe mu kiganiro mbasezeyeho, abatwumvaga nizeye yuko mutarambiwe, kandi ko namwe twabatumikiye.
ngaho rero murakoze cyane nk'uko twakurikiranye nyine kuva tugitangira turakomeza buri muntu avuga ijambo ryo gusoza no gusezera abanyarwanda no gukomeza gufata umuryango mu mugongo muri aka kanya ni muzehe Twagiramungu wagira icyo atubwira adusezera murakoze muzehe Twagiramungu muratwumva wowe ndabumva nuko nari ngifungura ka kanya mwatubwiye gufunga kugira ngo tuzabe murakoze murakoze kongera kunsubiza ijambo n'ubu nta magambo menshi mfite yo kuvuga ayo nari mfite burya nayavuze navuze ko Imana ishobora byose yaradukijije kandi iduha n'uburyo bwo kuba twakomeza kubana nk'abanyarwanda akaba ari byo mwakoze akaba ari byo twakoze ariko nanjye nkabashimira abagize igitekerezo cyo kugira ngo duhure bishobore kuvuga no gutanga ibitekerezo uko twabanye na nyakwigendera Evariste yari umugabo yari imfura murazizi niba abandi ubwirwa nuko badahemuka nta muntu yahemukiye rwose kuko bavuga ngo umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka byo ni ubwambo bivuga nta muntu yahemukiye ibyo navuze simbisubiramo twebwe twagize Imana turarokoka n'ubu rero turacyafite amahirwe yo kuba twatabaruka tukagira abadushyingura nababwiye ko benshi batabonye ababashyingura abari rero mu ijuru hamwe na Evariste bagezeyo barinyuze no mu bintu bikomeye nka biriya twabayemo turabasaba gukomeza kudusabira ku Mana kugira ngo izadufashe dusubire mu gihugu cyacu dushyingurwe gakondo nk'uko bamwe bahoze babivuga ikindi nongeraho no gushimira umuryango gusa wa Evariste tubashimira uwo bashakanye ushimira n'abana be Matata niwe wabivuze kenshi bagiye bansogongeza bambwira bataracyari mu mwuka nakumva ko ashobora nko kuvuga nanjye tukavugana ubu rero byarangiye byo kongera kuvugana nawe hari umaze kuvuga ati dusabire ku Mana kuko nawe dusabire ku Mana ikindi nakongeraho ni uko abanyarwanda twese turi hano ndabwiza ukuri duhuje twese ibitekerezo dukunda igihugu cyacu tugakunda n'abanyarwanda dukunze kuvuga ko nta munyarwanda n'umwe twagombye gusobanura nicyo gituma ntabwo turwanya bimwe twita amoko nongeye sinongera kubisubiramo kuko simwe mwabiremye sinamwe mwabihimbye ababihimbye badukoreye ibara ubundi umunyarwanda yumvaga ko ari umunyarwanda niba hariho ubwami ntabwo ubwami bwigeze bwica kugeza aho Kagame yageze nta n'ubwo umwami yigeze yirukana abanyarwanda nk'uko Kagame yabikoze nta n'ubwo umwami yaba yaragize uwahemukira mu bo bavukanye nk'uko Kagame yahemukiye ba Kigeli n'abandi akaba yibujeho imitungo n'aba ngaba ba Evariste ni abantu bo mu miryango yabo ntabwo ari abantu bari basanzwe mu miryango isanzwe ni abantu bategetse bayobotse bari abatutsi bari mu rwego rwo hejuru ariko icyo tubona ni uko igihugu cyacu gisa naho cyaguzwe tugapfira mu mahanga tutari gupfira mu mahanga abantu bamwe bakaba barakomye amashyi bavuga bati abantu baraje n'abavandimwe bakaba barabeshye batari abavandimwe none tukaba dupfa tutagangaye ndagira ngo rero nk'abatoya muri twe cyane cyane mwebwe murimo abashoboye kuzakomeza gusenga Imana no gushaka uburyo bwo kumvikana kugira ngo abanyarwanda basubirane babe umunyarwanda umwe basubire no mu gihugu cyabo nongere mbisubiremo bajye bashyingurwa gakondo ndarangiza rero nongera kwisubiramo turabashimira abantu bateguye ibintu byo kugira ngo duhure twasaba ko mwatubwira Esperance ko tumufashe mu mugongo n'abana be
tukaba tumushimira ibyo yakoze byose iminsi yashize, tukaba dushimira n'abana be ubutwari bakomeje kugira baba hafi ya papa wabo. Ndakubwiza ukuri, niba yatabarutse neza, ntabwo agiye afite agahinda ko batamwitayeho, nta nubwo agiye afite agahinda ko ibintu bye babimwambuye, kuko atari we wenyine. ngira ngo Donatien yahoze abivuga, yavuze byinshi kandi bike byiza ko abantu bagiye babana n'ukuntu bagiye bata ibyabo, ubu ngubu bakaba bataganira. Bityo rero Imana natwe ikomeze turamburireho ibiganza byayo, hagize ibindi biba tuzongere tujye dutabarana gutya, ariko icyo twambaza ni uko twasubira iwacu i Rwanda. Murakoze cyane kuba mwatutunganije uyu mugoroba kugira ngo tuvuge aya magambo yose. Murakoze cyane cyane. Ariko murakoze cyane namwe rwose, nanjye nkomeze mbashimire mwese. Burya umutwe umwe wifasha gusara ntabwo wifasha gutekereza. Ni iby'agaciro cyane kuba umuntu yahamagara undi hanyuma akaza bakifatanya mu kiriyo. Niko byahoze mu muco nyarwanda, nanjye ndakomeza mbishimangira, mbishima cyane kuba mwashoboye kwitabira uburyo twabahamagayemo bwihuta, kuko natwe niho twari tukibimenya, tukaba twashoboye kwiruganiza, tukaba dushoboye gukora iki gikorwa cyiza uyu mugoroba w'ikiriyo. Ni ibintu bya kinyarwanda, ni ibintu tugomba gukomeraho. Mwakoze cyane kubyitabira. Niyo mpamvu mu gukomeza no kurangiza nyine nashakaga kongera guha ijambo Muzehe Matata, mukatubwira musoza kuri uyu mugoroba, mukagira icyo mutubwira musoza. Murakoze. nasezera nongera gusobanura ko nk'uko umutagatifu Kizito Mihigo yabitusigiyemo umurage, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, kubera ko uyu mubiri umuntu aba yambaye aba utakaje, ugasigara utongera kugira umwuka utuma unyeganyega, nta jambo riwusohokamo. Ariko nanone urupfu niyo nzira nziza igana icyiza. Icyiza rero ni uwaturemye, kuko twemera nk'abakirisitu ariko tukemera nk'abanyarwanda, kuko Imana ntabwo ari ijambo ryazanywe n'abazungu. Bazanye Yezu Kristu ariko basanga Imana tuyizi tunayemera, nicyo gituma twitwa abatwagira Imana, babizi Imana, bansaba Imana, bansengiyumva. Ndagira ngo nongere nshimire Esperance n'abana bakoze ibishoboka byose kugira ngo umusaza bamube hafi, bamugaragarize urukundo batinubye, ntacyo batakoze rwose. Nusomere témoin. Icyo rero nabifuriza ni ukugira ngo aka gahinda twese dutewe nuko Sisi agiye, ariko akaba atagiye kure, ni umubiri gusa, ariko Sisi we ari mu mitima yacu, ari mu bwenge bwacu, ari muri memwari zacu. Tuzakomeza kumukomemora, tuzakomeza kumwibuka nk'uko twamumenye kuri iyi si, tugahurira hano kuri iyi si, abadakomoka mu muryango we directement, ariko tukaba twarashoboye kubana nk'abavandimwe. Tuzakomeza rero kuba hafi y'uwo muryango, abasize abana be n'umufasha we Esperance, aho bizadushobokera muri iguma mu rugo badushyizemo ku ngufu, aho tuzashobora kugira gutya tugasimbuka tukanyaruka. Tuzaza none imbona nkubone ibi ngibi turimo kuvugira kuri murandasi, tubivuge turi kumwe, tubivuge twicaranye, kandi dukomeze twibukire hamwe uyu muvandimwe Sisi Evariste, kuko we aho agiye afashe inshingano yo kudusabira, kandi nzi neza ko atazadutenguha. None murakoze cyane. Ubwo nanjye mbasezeyeho, ndumva wenda hari twese niturangiza kuvuga dusezera, wenda hari duhagarika, ariko niba hari igikomeza nyuma, cyangwa hari ikibazo cyabazwa, cyangwa hari gahunda yindi twapanga, ubwo ndategereza.
ngaho mukomere. Merci. Murakoze cyane. Gahunda rwose zizakomeza nk'uko Pascal yatangiye abitubwira agitangiza ikiganiro, zizakomeza buri munsi buri nimugoroba nk'uko bigenda mu kiriyo mu kinyarwanda. Abantu bose bazajya bashaka kwifatanya natwe kuva saa 2:30 kugeza saa 3:30 tuzajya dukomeza ikiriyo buri nimugoroba kuri radiyo televiziyo Ubumwe. Ubwo rero harakurikiraho mugenzi wacu Muzehe Theodore. Murakoze. Okay, now ni wowe ukoze ahubwo nanjye ndagira ngo rwose mbashimire kuba ukuntu mwateguye iki kiriyo vuba cyane, kuko mu kanya gato ukuntu mwabishyize ku murongo mugashobora no kubona abantu n'ibyuma, ahubwo ntibidutenguhe cyane rwose. ni ukubibashimira, bigaragaza rwose ko mufite ubuhanga no kureba kure. Ndabibashimiye cyane. Ikindi kandi ndagira ngo nshimire abavuze bose, bavuze amagambo meza yubaka, nta kuntu tutabibashimira, kandi nibyo abenshi rwose nako hafi ya bose dimwe abonzi, kuko ndumva abenshi nari mbazi, nuko no mu minsi isanzwe aricyo kintu kibaranga. Ndagira ngo kandi nanjye nongere nunamire mukuru wacu Evariste, nongere kimwe n'abandi mvuge ko rwose yatubereye urugero, kandi akomeje kutubera urugero muri byinshi. Ikindi kandi ni uko urupfu rwe nkeka ko rwagombye kutubera lien yo gutuma abantu bamukundaga, bamwemeraga, bamushimye bose, noneho turebe ukuntu twabonana, twakundana kurushaho, kuko ikindi yatweretse ni urukundo. Yatweretse urukundo, usibye urukundo rusanzwe, atwigisha gukunda u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo bintu rwose natwe twari dukwiye kubikomeza. Agira ngo kandi ndangize nshimira Esperance n'abana, kandi mbafata mu mugongo hamwe n'umuryango wanjye. Agira ngo kandi nk'uko nabivuze kare, bamenyeshe rwose ko umuryango wanjye nanjye ubwanjye tuzakomeza kubaba hafi, kandi tukabafasha no gusenga kugira ngo Imana ikomeze itube hafi twese, abanyarwanda bazongere babe abanyarwanda koko. Murakoze. Murakoze cyane. Denise Zaneza, niba utwumva nawe utubwire ijambo ryo gusezera ku nshuti n'abavandimwe ndetse n'abantu bose bazakurikira uyu muhango w'ikiriyo w'uyu mugoroba. Murakoze. Urakoze cyane Claudine Mukashema. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze ngushimire wowe na Pascal n'abandi bose bagize uruhare mu gutegura kino gikorwa cyo kwifatanya n'umuryango wa Esperance Mukashema, ndetse no kunamira Muzehe Sisi. Rwose iki ngiki akaba ari igikorwa cyo gushima nk'abanyarwanda. Nk'uko babivuze, uyu ni umuco wacu kandi tugomba kuwukomeza. Nkaba rero nanjye ngira ngo mbasezere, ndetse nawe twari turi kumwe mu kiganiro, nkaba nishimiye kuba ndi kumwe namwe nk'uko
muzehe Twagiramungu yabivuze uko turi hano twese turi abantu bifuriza igihugu cyacu ibyiza gusa, akaba rero ari ikintu gishimishije ko twese twahuriye hano kugira ngo twihanganishe umuryango wa Esperance kandi twifatanye nawo. Murakoze cyane rero, ntabwo ndi buvuge menshi, ngira ngo nanjye mbasezere kandi twifurize gukomera twese nk'abanyarwanda, gukomera twese umuryango nyarwanda kuko ibihe turimo bitoroshye. Dukomere twese rero kandi dukomeze twifatanye n'umuryango wa muzehe Sisi Evariste. Murakoze. Murakoze cyane Denise. Hagiye gukurikiraho nyine Donatien atubwira ijambo ryo gusezera kuko ikiriyo kigiye kurangira, ariko turakomeza n'indirimbo ndetse n'abantu bose bashaka kutwoherereza ubutumwa, abashaka kuzakomeza ikiriyo mu minsi izaza, mwese uko muri hano muratumiwe, uzabona akanya, ndetse niba muzi n'abandi tutashoboye kugeraho, tutazi ubuvandimwe n'ubushuti bwabo, nezite pa kubabwira ngo bazaze ku kiriyo buri nimugoroba, kizajya gitangira 2:00 kikarangira 3:30. Murakoze Donatien, ijambo ni ryawe. Ndabashimira Claudine. Rero nongeye umubyeyi Esperance Mukashema n'abana nongeye kubihanganisha, Imana ikomeze barinde. Umubyeyi Sisi mbona asa nk'umubyeyi wanjye Felicien Kabuga, bombi birushya kuya kugira ngo bigeze ku majyambere, baratunga ariko ibintu atari byo bimirije imbere. Ibyo rero adusigiye rero umutungo w'urukundo n'ubutwari n'ubw'inyangamugayo bukomeye. Asize abibye imbuto izatanga umusaruro w'ingirakamaro. Nibyo turababaye ariko twishimire yuko yabaye mu buzima bwacu. Ndangije kandi mushimira wowe Claudine Mukashema n'abandi mwese twasangiye kino kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane, nanjye ndakomeza kubashimira rwose uburyo mwakitabiriye, ku buryo twabahamagaje. Ni ikimenyetso cy'urukundo mwakunda uriya muryango, ni ikimenyetso cy'uko mwerekana nk'uko umuvandimwe wacu Theodore yabitubwiye ko nubwo umwe atuvuyemo ariko abasigaye tuzakomeza tubane nabo kandi tubabe hafi igihe cyose. Nanjye ndakomeza gushimira abo twafatanyije gutabariza umuvandimwe wacu Mukashema Esperance, Pascal Manirakiza, Munyandinda James, rwose babaye intwari, twagize souplesse itavugwa, kandi namwe nyine mwakoze kwitabira kuba twabaha. Zabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzi ubacana icyatsi, murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, namwe simuri bibarwana, amazi w'icyatsi bakura mu cyaha, uzamubitisha cyapimure